mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikibazo cy'inzara cyo yagihaze bose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeneza zazana amakamyo, nyamara bakomeje kwivugira yuko abantu bafite inzara zabafunga. mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu. Byamubabaje cyane yumvishe yuko n'urubyiruko rurimo. Bijyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya nagira ngo niyo musenga niyo muramute muba musaba ibyabateza imbere, wibutsa ko niba ari ubwa mbere icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na bimwe biba bicanganye cyane muri iyi si nzima dutuyemo. Ndi Dani ikaze. Perezida Nyakubahwa Paul Kagame aherutse gukora inama n'abandi baminisitiri agezwaho ibiri kubera Kayonza, Nyagatare, Huye n'ahandi hose mu duce tw'igihugu cyiwe, uburyo bari kwicwa n'inzara bagateka icyitwa imitanga. Bamara guteka imitanga bakayigaburira abana babo bagapfa bagasa nkaho biyahuye, barangiza bakabinyuza kuri social media igisa nk'imyigaragambyo. Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yakomeje kubikomoza avuga yuko ibyo byose biri kuba ari ubujiji, ntabwo umuntu yakaba yakagize ubukene. Nyamara si ukuvuga yuko ari ubujiji, ahubwo umuntu aba yabuze aho akura. Bamwe mu baturage baravuga yuko perezida yakabaye ari kureba ibifasha abaturage kugira ngo babashe kubaho, ariko perezida Paul Kagame we yakomeje kwivugira yuko umuntu uzongera kugira ikibazo cyo gutaka inzara azamufata akabapakira mu modoka akabajyana akabafunga. Perezida Paul Kagame yakomeje aganira n'abaturage ndetse n'abaminisitiri n'izindi nyobozi zose zigaragiye abaturage, nyine bakuriye abaturage babayobora, bavuga uburyo abantu bajya gusenga inzara, bavuga uburyo ki abantu bajya kuramya inzara, byose ntabyo ashaka mu gihugu cyiwe. Perezida Paul Kagame nk'uko yari arimo arabivuga mu nama byatunguye abaturage bamukomera amashyi, ariko nawe ayo mashyi murayumva. Mwese uko muri aha muzi ikibazo cy'inzara ndetse muzi n'uko iryana. Ngiye kubakinira ano majwi ya Perezida Nyakubahwa Paul Kagame arimo ariyama abasabirizi, abafunguzi, uwo ari we wese uburyo yagendaga amwiyama. Icyo usabwa uze gukanda subscribe, yumve kandi uryoherwe. Murakoze. Ibibaho ntibizasubire rwose. Nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeneza zazana amakamyo, mbashyiremo bose ngende mbafungira ahantu. Vuba aha reka mbasangize ikindi kintu. Hari ikintu rwose kibabaje narakimenye, hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri. Ndababaza, abaminisitiri bamwe barabizi, bafashe inzira. Ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye, iyo mbimenya kare mba narabihagaritse bikomeze kuba. Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka, byumva bijyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya nagira ngo niyo musenga niyo muba musaba ibyabateza imbere,
muba musaba ibyabakiza mukava mu bukene sibyo niko byamera nta muntu waramye ubukene ntibibaho muzasubire mwakoze ishyano ababikoze bakoze ishyano rwose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeni nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungire ahantu nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyeho urabyumva ntabwo abantu babaho muri iyi myaka muri iki kinyejana abantu bakene ntabwo abantu baba bari bazima ntibibaho ntibizasubire kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo byatuma nibyo bituma abanyafurika abanyarwanda duhora turaho imbaraga dukoresha zijya mu nzira itariyo abantu bakoresha imbaraga mu nzangano kwangiza gusa ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki ikizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki gusabiriza nabyo twabisanzemo ikindi kintu kiduha agaciro imico mibi rero